94 Mata Abatutsi bicurwa agashinyaguro turibuka ya minsi mibabaro ubw'Abatutsi bagwaga mu biganza by'umwanzi amarira agahinda bikwira u Rwanda Nyakubahwa President of the Republic na Madam, Your Excellency, the representative of the Diplomatic Corps, babyeyi muhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Ibuka na Avega, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Nitwa Gatesi Edeni,
ninjye ugiye gufasha mu kuyobora gahunda zigiye kubera. Muhawe ikaze hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, aho tugiye gutangirira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi yiciyemo abarenga miliyoni. Hano ku rwibutso haruhukiye imibiri irenga 250 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Thank you for joining us as we commemorate and pay respect to more than 1 million lives lost during the genocide against the Tutsi in 1994. Welcome to this memorial site, which is a final resting place to more than 250,000 victims. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turatangira dushyira indabo kumva twunamire abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakurikiyeho kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Military Band igiye kutuyobora muri iki gikorwa. Amateka yacu turayazirikana kandi tuzayarinda. Twibuke twiyubaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ikaze ku rumuri rw'icyizere. Urumuri mugiye kwengeza uyu munsi ni ikimenyetso cy'icyizere, kwiyubaka n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu myaka 32 ishize. Twabasaba mukegera imbere mukengeza urumuri rw'icyizere.
ni urumuri, urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Murakoze. Gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 32 zirakomeje.